Zira gukinisha igihugu Imana itahamo aricyo Rwanda uragowe utazi marayika twagabiwe na Rurema erga ruzira umwaga nitugisha ku mwanzi wazarwanduza reba wowe ufite umwanya hagume tugusange tukwivugane Master Plan ari tayari kudupfira wabwirwa n'icyo wakubanza everyone ahani soja abaho urubyiruko duhaguruke man uhaguruka ufata kana kariya cyane nanjye nce hariya cyane ko dufite amahirwe yuko dufite igihugu cyiza kidushyigikira nk'urubyiruko dufate buri kantu na buri nguni bafite indirimbo nziza nabonye indirimbo nziza bashatse kuvuga akusideri ni nawe urubyiruko dufate buri kantu na buri nguni ariko turwanira uru Rwanda sibyo turi imbaraga z'igihugu ntago bisobanuye kurwanira igihugu ntago bisobanuye kuburi hari ufite imbunda deni ntago bisobanuye kuba ufite kuburi hari wambaye umwenda wa gisirikare cyangwa wa gipolisi turwanisha ibyo dushoboye ahantu hose ubwonko bwawe ni imbunda y'igihugu sibyo ntuzemere kurwana hepfo nafite itorofo muri make naheza ntaha dayiremi w'abasazi niyo nsangwa nyagasa nuzi uko biryana ciye inzigo maze mbona inkoni zamba musi nuko utaragera hari umusimu uzayibona mu bicu nyagasani nabishaka muzabyumva ku yindi level uyubaza deni mubona zazane tuza maze agire n'ibigango isi banga abikora n'ingoga nuko mwanga kubyumva Santa muzabyumva ginkoni nizo nyungu zumuhate w'ibyo kiramengo ibaze ko mbura ruguru kandi no hepfo nafite itorofo Nyagasani Imana yo mu ijuru wowe udukunda Nyagasani waremye Paul Kagame Nyagasani Mwami Imana umwambasaderi wawe Salut my people nizere ko meze neza nk'ibisanzwe nibaza Deni hano ni Colorado TV nkuko mubibona muri kubona mwese ko hari ibintu byahindutse welcome back kuri Lodi TV welcome kandi kuri new studio yacu nka Lodi TV turahabaye niyo mpamvu tugenda duhindura ibintu byinshi umunsi ku munsi uyu munsi tukaba twashinze studio nshyashya muri kuyibona murabona yuko turi gukorera ahantu tutari dusanzwe dukorera muri kubibona mwese ko turi gukorera ahantu heza cyane ni imbaraga nyinshi ziba zagizwemo uruhare n'abantu benshi bagiye batandukanye kugira ngo ibi byose bigerweho ni ku bwanyu turabashimira nizere rero ko mumeze neza nizere ko mumeze fresh cyane nizere ko iyi minsi bamereye neza cyane gafaranga kari kuboneka nizere ko kandi ibintu byose yari amahoro abantu bari mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba mu mujyi wa Kigali ndetse n'aba diaspora bagenda bakurikira Lodi TV umunsi ku munsi nizere ko mumeze fresh cyane abantu mwakoze subscribe n'abantu batarayikora nizere ko namwe mumeze neza ariko umuntu utarakora subscribe guys mumbabarire mukore subscribe kugira ngo ibintu byose bijye bageraho neza turabakunda nk'ibisanzwe aha ni kuri Lodi TV muri bibona ndi kumwe n'umuntu ndi kumwe n'umutumirwa musanzwe mumenyereye hano ni mu rugo iwabo ahangaha nkuko mubimenyereye arahasanzwe cyane ariko ni umuhanzi mwese mukunda cyane ko mwagiye mubinyandikira muri comment mumbwira nzamugarure mwagiye mubinyandikira muga ko yabashimishije uyu munsi rero turi kumwe kugira ngo abageze ibindi bintu bishyashya bye uyu munsi turi kumwe kugira ngo agenda bagezaho ibikorwa byo bitandukanye ndetse yongera abataramire abakunzi be abashimishe nk'ibisanzwe Remedy rero mwese musanzwe mubizi Remedy nawe urabizi ufite gitari waje hano ububizi neza yuko kabisa rugwereza abanyarwanda ibintu birenze niyo mpamvu rero tugiye abantu ugiye gutangira bataramira uturirimbo twawe duke y'abakunda tuganire nyuma kabisa niko bimeze bro let's go uwabimenye mbere abihungira kure akagabanya amerwe
bisa no kwiyahura gushonda intare nzima ushaka kurya abana bayo nyabuna kuvuga tuzigana iyo turufi zirya kandi uwo tujya gusiga tubanza kumurinda ngo yisubireho yabyangara tukamwenekera Master plan ari tayari kudupfira wabwirwa n'icyo wakubanza everyone ahani soja byagupfana nibupanga kuruzambya tusha tukubera ibamba everyone ahani soja umva kirazira gukinisha igihugu Imana itahamo uragowe utazi marayika twagabiwe na rurema erga ruzira umwaga ntitugishaka umwanzi wazarwanduza niba wowe ufite umwanya hagume tugusange tubirangize kirazira gukinisha igihugu Imana itahamo uragowe utazi marayika twagabiwe na rurema erga ruzira umwaga ntitugishaka umwanzi wazarwanduza hagume tugusange tubirangize kirazira gukinisha igihugu Imana itahamo aricyo Rwanda uragowe utazi marayika twagabiwe na rurema erga ruzira umwaga ntitugishaka umwanzi wazarwanduza reba wowe ufite umwanya hagume tugusange tukwivugane Master plan ari tayari kudupfira wabwirwa n'icyo wakubanza everyone ahani soja byagupfana nibupanga kuruzambya tusha tukubera ibamba everyone ahani soja kirazira gukinisha igihugu Imana itahamo kandi iraramo uragowe utazi marayika twagabiwe na rurema ariwe nde ariwe pike erga ruzira umwaga ntitugishaka umwanzi wazarwanduza niba wowe ufite umwanya hagume tugusange tugusoze erga ruzira umwaga ntitugishaka umwanzi wazarwanduza niba wowe ufite umwanya hagume tugusange tubirangize kirazira gukinisha igihugu Imana itaramo ifite mu buriri uragowe utazi marayika twagabiwe na rurema erga ruzira umwaga ntitugishaka umwanzi wazarwanduza niba wowe ufite umwanya ufite time agume tugusange tubirangize wow Levet indirimbo irimo ikintu cya patriotisme cyane kirazira kikaziririzwa kirazira kumenyera none igihugu nk'u Rwanda bro mbese kirazira kumenyera ngo by'Imana igihugu cyabyaye Remedy igihugu cyabyaye njyewe igihugu cyabyaye abajeni bose mu Rwanda mugenda mubona Remedy byaba byoroshye Remedy byaba byoroshye nawe biriga byoroshye igihugu cyabyaye Pike Paul Kagame igihugu Imana iraramo none igihugu Imana ituyemo Imana itahamo bivuze ngo ni nacyo gihugu Imana ituyemo mbese urumva urabona hari ukuntu wirirwa ahantu ucaceberanya wirukanka wenda watembereye ugatembera ukirukanka mbese ufata akana kari ugataha iwawe ariko ukeneye kuruhuka ukeneye kumera neza ukeneye kumva utuje urumva uzi iwawe igihugu cy'Imana sibyo noneho Imana nayo hari ukuntu yirirwa ahantu irumva kirirwa hariya mu baturanyi kirirwa ariko yagera mu masaha handi bigezaho umuntu agomba kuruhuka urumva nyine gufata akayaga kuri kubyumva ibindi kuvuga ndi kubyumva gufata amahoro urumva abanyarwanda bari kubyumva cyangwa se gufata amahoro urumva Imana niho ifata time ikavuga ngo noneho igihugu cy'amata n'ubuki urumva ngo byibereye burumwe rugo rwo gutahamo rugo rwanjye uyiteka reka ntaye mbese matera nziza iruta za Dodoma ifite amahoro yashashwe na Pike buriri bwateguwe na Paul Kagame
nibwo bwo kuraramo aho Imana iruhukira aho Imana ifatira umwanya wayo wayo ariko Imana ajya kuvuga ngo sinzi niba wumva icyo kintu ndi kucyumva pe kirazira rero gufata aho hantu nyine ukapfa ukahamenyera uko wiboneye cyangwa ukaza gutera umwanda wanduranye bari abantu njya mbona numva bivugisha ngo Rwanda ngo nkwenkwe iyo ufite umwanya tugusanga umenyera igihugu nk'u Rwanda gute ufite umwanya tugusanga kuko amasaha y'Imana yo kuryama siyo yo kuza gutera rwa serera we tubwira tugusanga ureka Imana ibituze ariko umeze neza nishimiye kubana nawe kabisa neza wese umeze Imana bagukumbuye byatari kabisa wabaye umusitari mwana simanzi no kuvuga oya barabeshya kabisa buriya ariko buri Imana izabicisha muri mwe kabisa Imana izabicishamo umunsi numwe bigakunda Imana bifashijwemo namwe n'abanyarwanda muri rusange ufite na dread bro nari nsanzwe mfite dread ahubwo sinzi nimbara abantu benshi bazi mfite dread ariko byanga byo ko ntago zasaga neza gutya sinzi kabisa ariko ibyo ari byo byose umuntu abamaze gukura urabona ubu ngubu zirakeye ziragize gute kabisa urakoze watandukanyije umukara n'umweru Ewan Wari Remedy rero Remedy n'umusore utajya wihangana cyane brag nyinshi cyane anyway wanyakije kameze gute bro wana kameze fresh yicaniragaho yarako mu baryogo yicaniragabura kumugana babandi kameze neza karimo amajyane yo mu Rwanda abana amajyane yo mu Rwanda nkuko nyine nkuko abanyarwanda bamaze kubimenyera cyaba bibonye uyu munsi Road TV isigaye ikorera mu Biryogo kandi mu Biryogo na ahantu agakahukanywa sibyo agatevere bayihita macchiato coffee coffee espresso americano cappuccino macchiato byose birahaba kabisa ushaka gakawa uramamagara nkakurangira kabisa ahantu wanywa gakawa keza cyangwa ukanansura nkanakakugurira bro ariko abakire nta wabemenyera abiro by'ubukire gakawa n'akantu keza gatuma umuntu atekereza neza akora ibintu bye neza nta mpamvu yo kuyahuza amayogo turi abantu b'abasore b'abajene oya inzoga se ziracyagezweho mwana inzoga ziracyagezweho ariko ku bantu mbese inzoga sizabato mwana sizabato kabisa abantu tugifite aho tugomba kuva naho tugomba kugera nta mpamvu yo kwirirwa tunywa amayoga nywa gakawa utekereze neza ukuntu twakubitiwe mu kavumo bro hasoza dukuye mama no arantu njya nca bakavuze ukuntu ngiye kujya ndirimba bazadeni ukuntu twakubitiwe mu kavumo na nubu haso zahindutse agakato twashyizemo agakato na nubu haso twashyizemo agakato fata izo mvunu ubu haso twashyizemo agakato kabisa Mana yarabikoze bro Mana yarabikoze araho twavuye naho twageze hari icyo dushoboje kabisa tunashimira abantu bagiye batuba hafi umunsi ku munsi Remedy njya nca bakambwira ngo ase bro koko nta manu ugira wese nkuremo inkweto mbereke wana zira ni story ni lyrics ni art y'umuntu aba yashizemo nta bindi bya ese amano washaka kuvuga muri iriya ndirimbo haso zadukuyemo nta yahe Remedy ngewe ndi kwandika nkoresha buryo ki nkoresha buri wese uyumva ari butekereze kabiri nanjye ntekereza kabiri iyo mvuze ngo na nubu haso zadukuyemo amano bishatse kuvuga ngo nyine twebwe duhora urabona iyo umuntu agenda iyo umuntu akubwiye ngo usitara amano abakubwiye ngo ukomeze uavance twebwe n'ubundi ntiduhema kujya imbere even nubwo amano yavamo ariko tuba tugomba gusitara amano nyine haso zadukuyemo amano bizavuga ngo ntago ari agatsinsino n'amano turacyakora na nubu haso turacyahasoringa akora Remedy nubwo tujya hasoringa ibyo ari byo byose mba mbona uburyo wari ubayeho uburyo wakoragamo ugifite management yawe n'uburyo uri gukora mu bungu biratandukanye ubu ngubu uri gukora cyane uri umuhanzi ufite move cyane sibyo bro nubwo wenda mu gihugu harimo impano nyinshi harimo ihatana ry'umuziki nyarwanda muri rusange umuziki nyarwanda uri gutera imbere sibyo umuziki nyarwanda uri gutera imbere harimo opportunities abantu bafite amahirwe platform social media zarateye imbere umuntu asohora indirimbo ugasanga nicariye mu nzu ayishize kuri YouTube kubera ko hajeho TikTok hajeho Instagram umuntu akaba yapostinga indirimbo ikaba yagafata kubw'ubwo buryo anyway turi mu Rwanda rw'amahirwe ikindi twabwira abanyarwanda n'urubyiruko dukomeze dufate imbaraga twebwe turi imbaraga z'igihugu sibyo mwizi situation mwibi bihe urumva
niyo mba natayemo indirimo nk'iriya kirazira urumva u Rwanda rwaduhaye amahirwe u Rwanda rwaduhaye byinshi tugomba kugira umusingi tukabigeraho urumva niba ushobora kugafata uri mu buriri shatse kuvuga ngo twebwe dufite amahirwe menshi cyane sibyo abaho urubyiruko duhaguruke man uhaguruka ufata akana kariya cyane nanjye nce hariya cyane ko dufite amahirwe yuko dufite igihugu cyiza kidushyigikira nk'urubyiruko dufate buri kantu na buri nguni bafite indirimbo nziza nabonye indirimbo ntabwo aribo nshatse kuvuga akusideri ni nawe urubyiruko dufate buri kantu na buri nguni ariko turwanira uru Rwanda sibyo turi imbaraga z'igihugu ntabwo bisobanuye kurwanira igihugu ntabwo bisobanuye kuba uri hari ufite imbunda deni ntabwo bisobanuye kuba ufite kuri hariya wambaye umwenda wa gisirikare cyangwa wa gipolisi turwanisha ibyo dushoboye ahantu hose ubwonko bwawe ni imbunda y'igihugu sibyo ntuzemere ko u Rwanda ruvuga nabi sibyo mw'iki gihe dukenewe turi Remedy uvuga iki ku bantu batekereza u Rwanda nabi abantu batekereza u Rwanda nabi n'abataruzi mu minsi ishize twabonye abahanzi benshi harimo nka TMC wanze gukora igitaramo mu Rwanda avuga ko u Rwanda ari igihugu kiri inyuma y'intambara muri Congo bro sinzi ibyo bintu wewe ikintu wabivugaho TMZ rero TMZ hari ikibazo kiwe ntago kishe inyuma y'ibyo twebwe dufite TMZ afite ikibazo cye afite n'abamugira inama kwanza ntago ari ibintu yicaye ngo yibwirize kandi abamugira inama nta wamenye inyungu zabo cyane ko ntago abantu bose bakunze u Rwanda hari abamugira inama yanga u Rwanda rero ngo niwe nashyize muri bandi bataruzi TMZ nayo natekereza neza nyuma wasanga yaratekereje akabona siwe ahubwo nuko yasanze u Rwanda turi babantu noneho tudakeneye umuntu wese tatwumva neza icyo wabuduha cyose pfa kubuta twumva neza caho hagati ya respect kuri John Legend waje gutegura igitaramo nyuma ya TMZ we akagikora yanandikiwe ibaruwa imubuza gukora igitaramo mu Rwanda ariko akanga akagikora anyway turashimira igisirikare n'igipolisi by'igihugu n'abantu ibyo byo twashimira tukazaruha wasanga na John Legend yaraje atabyizeye 100% ariko akihagera abahita abona itandukanye gusa byari byose bura n'ubuhamya John Legend yatanga n'ubuhamya John Legend yatanga ku bandi bahanzi ndetse n'urugero rwiza ku bandi bahanzi bategura ibitaramo mu Rwanda bumva ibintu nyanga Rwanda ibyo abantu bitiranye u Rwanda ibyo bari bari kutwitiranya twebwe turi kudiringana n'ibyacu turi kumayinga wa business sibyo abantu bitiranye u Rwanda mu bintu byaho ngaho tutazi byo hoya twebwe tuza aho twavuye urumva Remedy yarakanu nigeze kubona mu minsi ishize umuntu wavuze ngo iyaba byashobokaga His Excellence Paul Kagame bakamwongera nk'imyaka 100 urumva ngiye ku bwanjye numva nyine yakomeza akatuyobora akatukugeza dushaje kuko nyuma ye ntago ndi kubona undi muntu kabisa watu ntago Kagame iyo mujyazeho ntugapfe kumuvuga utateguye nk'ibitabo nk'ijana byo kumuganira wakwiye kuba ufite ibitabo nk'ijana usomye igitabo cya mbere cy'amagambo asingiza ataka urumva asingiza aterura aheka urumva y'amagambo aterura aheka urumva amagambo atomora atereta yo kumuvuga kuko ntago ari wa muntu wo kuvuga mu ijambo rimwe gusa ni umuntu wo kuvuga wubashye kabisa nafata time abantu imihanda igahagarara amamoto agafunga n'amamodoka byose nkavuga His Excellence nitonze bakama iminsi 3 yigerekeranye kuko uriya n'umusaza okay bro fata umunota umwe urumva wakoreshaga mikoro imwe ngiye kugutunga niya kabiri sibyo bro ngiye kuguhereza indi mikoro nago wabivugira kuri mikoro imwe sibyo umunota umwe fata mikoro ebyiri mereza mikoro ebyiri Nyagasani Imana yo mu ijuru wowe udukunda Nyagasani waremye Paul Kagame Nyagasani Mwami Imana umwambasaderi wawe wohereje ngarokora isi we wohereje ngo akora urugo yubake akora inzitiro azitira abana b'Imana abana bawe abafashe neza ku munsi wo kujyanwa mu ijuru reka zabanziriza abo tukeka nawe twibwira reka zaba afite urufunguzo abari uzarobanura Paul Kagame pike reka azahabwe uburenganzira bwo kwinjira mu bamarayika avuga ijambo rikomeye ry'urufunguzo
reka mu gihe turi kwibaza impamvu atariho cya gihe cy'intumwa ngo nawe aba ari we nka Petero, ngo aba ari we usimbura ba Mariko, ba Matayo, Pawulo ku munsi wo kujyanwa mu ijuru, uzamuha urufunguzo yinjiza abashaka, kuko akazi kawe yagakoze neza. Abanyarwanda zaba banze imbere, akazi kawe yagakoze neza. Umugaragu wawe uzamujyane mu ijuru adapfuye yitwa Paul Kagame Pike, yitwa Uwamahoro, yitwa Nyirumutekano, Nyirubutungane, Mutagatifu, Rudasumbwa, Nyirubushongore n'ubukaka, Rwesamihigo. Ntagasanzwe. Mbuza amagambo yo kumuvuga mwami Imana, reka ibyinshi ntasobanure wowe ubizi kuturusha, ubimuhane n'abakwizera mu izina rya Yesu. Amen. Amen bro. Ntakintu narenzaho, ntakintu navuga. Ikiganiro n'igishaka kirangire. Deni nyivuyemo. Kirakaririmbo. Shiraho. Numa nakwiririmbira kariya ka Kagame gusa. Ariko nta kibazo, reka dushire makara. Karandi road. Amen. Arimbe imbere ya kamera. Yeah. Yeah. Ndi ikibobi naha mu murwa, kaje kera mu rugendo byanze gukaba. Abatabizi banyitakabwa, iby'ubuzima bwiza buje na nabufeta. Inzozi zanjye n'umufungo, nge ndya gasosi nanjye karimo ibirungo. Nge remedi wo kwa Kepe, ngire mve mve kurira mu giseso. Abankamira mu kitoze, ngo empty mezwi inyuma nk'ikote. Simvuza bamvuga ubudode, gusa jadore nawe muri mande. Mana ubuzima bwanjye kukimbora mbubiriri cyuya, ariko nkanga nkaburara, nibyo bituma nanirwa. Let me say hallelujah, ubanza ari bw'ijuru rya nyumva, reka mbivugire imihanda, ntawamenya n'ejo byakunda. Let me say hallelujah, nubwo waba umwuka wa nyuma, nzi ko ni nyuma ya zero yabikora maze nanjye nkifunga. Let me say hallelujah, nubwo biba bigoye. Let me say hallelujah, rimwe wabona mbisoje. Let's go. Umugisha rumurage ubwo nahora ndi gisare, ese ndirembe ibaze ndo umuryango ari jye witeze. Naraburije ngiye mu isaso ndyame, sinzi ibyagatwiko. Bazadeni ukuntu twakubitiwe mu kavumo, na nubu haso zadukuye mama no. Fata izo mvunu zandike mu gitabo. Turi mu isi yishaza, aho ababosi bifuza kutubanira. Ngo duhore tubasetsa, mu kuducakaza badukure muzitsa. Turi mu isi yishaza, aho ababosi bifuza kutubanira. Ngo duhore tubasetsa, mu kuducakaza badukure muzitsa. Let me say hallelujah, ubanza ari bw'ijuru rya nyumva, reka mbivugire imihanda, ntawamenya n'ejo byakunda. Let me say hallelujah. Every time jemba numva, I feel so proud, ku buryo na wundi wabasha to be my pride. Nakuguheza ku kagozi, uzamenye itumpana impeshyi. It's time of you and I, kandi ntukajye untinya. Nza kurinda sonza umugabo, buryo mbona nanga umugayo. You go feel alright, you deserve all my right. Ubu sinyishaka kwibuka uko nabagaho,
before mitamba bloke gusubuni juzu kondiho now with you bimeze nk'itabaza ryaka dore wambanye joke niyo wakora fote nakubabarira nkarenzaho kwishinja ndi gufiringa fote z'urukundo wamaye ubu nizo swingi zanjye mpora high all days yeah. Est-ce que tu comprends bien? Est-ce que ça va? Tu comprends bien? Est-ce que ça va? Bimeze nk'inzozi mbaye mu yindi sinazi. You motivate this love, that's why ngukunda wese. Yeah, I can't wait till dusazanye, the way we will kiss each other. No kuri street to my lips nubwo uzaba umaze ikinyejana, still fight for life. Ubu sinyishaka kwibuka uko nabagaho before mitamba bloke gusubuni juzu kondiho now with you bimeze nk'itabaza ryaka dore wambanye joge niyo wakora fote nakubabarira nkarenzaho kwishinja ndi gufiringa fote z'urukundo wamaye ubu nizo swingi zanjye mpora high all days yeah. Est-ce que tu comprends bien? Est-ce que ça va? Est-ce que tu comprends bien? Est-ce que ça va? Est-ce que tu comprends bien? Est-ce que ça va? Est-ce que tu comprends bien? Est-ce que ça va? Yeah, yeah, yeah. Nguru rukundo rwari nk'umutwaro before you gusa ubu ngubu nirwo ngira umwambaro. Yeah, wambanye ingeso yanze kumva bo nje nawe fasha twiremere ndetse nkitaza sasa yo. Sometimes abonandira gusa nomara nzaba mbyigira kuko mba nzi ko mfite umuhoza umwe utazansiga umutuma niyumva. Yeah, the way you do me that I swear you got me for me ra wamaze inyota n'inzara maze ndabikunda. The way you do me that I swear you got me for me ra wamaze inyota n'inzara maze ndabikunda. Yeah, yabaye wowe nyuma yawe simbona undunyita mu mbebe nabonye umbereye all times ubyumve. Yabaye wowe nyuma yawe simbona undunyita mu mbebe nabonye umbereye all times. Yeah, yeah, let's go get it. Inkone nizo nyungu z'umuhate w'ibyo nshyiramo ingufu. Ibaze ko mbura ruguru kandi no hepfo nafite iturufu. Muri make naheza ntaha dayiremi w'abasazi niyo nsangwa. Nyagasani uzi uko biryana nciye inzigo maze mbona inkoni zamba. Yeah, yego sinkura nk'isabune ariko se kubibuye nabyo biragatabwa. Muri CV yuko nakuze imisi nibonye ndira niyo yuzuza agenda. Ubanza ari jye bavuze buri gihuko yanitse aribona rirenga. Jya mbabazwa n'iwacu bihebye ngo ntacyo mbamariye nanjye ntaho mbaye. Mpora miga ibiceri gusa keji life nayo nyihora mideni. Icyo nshaka kubamba nyibona ikibazo kikaba inzira nibyo bimbere bamba. Huye hoya sibanga mpora n'agahinda n'urupfu rwanze kunjyana
ko nirwa nkunda Irodi TV mubona anytime zizakabafata nawe musi nuko utaragera hari umusimu uzayibona mu bicu Nyagasani nabishaka muzabyumva ku yindi level uyubaza nimubona zazane tuza maze agire n'ibigango isi banga abikora n'ingoga nuko mwanga kubyumva ye Santa muzabyumva ng'inkoni nizo nyungu z'umuhate w'ibyo kiramengo ibaze ko mbura ruguru kandi no hepfo nafite itorofo nshaka nyirekera harumva banyarwandakazi n'incandekera aho ngaho nitahire sibyo nta kintu tuba tutakoze nta kintu Remedy batakoze kubw'abafana be kubw'abantu bamukunda umunsi ku munsi bamushyigikira sibyo ngira ngo ashimira abantu se ko ari benshi yashimira Remedy ikintu ubwira abantu bagufasha umunsi ku munsi kabisa ikintu mbwira abantu bamfasha ikintu cyambere nababwira babe maso ngiye kubaha ibintu bikomeye ikindi cya kabiri nababwira babe maso turwanirira igihugu cyacu bamfashe ndashoboye kandi ndanashobotse nibyo amagambo abiri ariko akomeye cyane arimo ibintu byinshi cyane abanyarwanda ndabizi muzi ubwenge mwumvisha icyo ashatse kuvuga sibyo komeza mumushyigikire mumutera inkunga n'umuntu wanyu mutera inkunga n'umuhanzi ushoboye kandi unashobotse nkuko mubyumva sibyo arahari ku bwanyu kugira ngo agende mumuhereze n'ibiraka mumuhe ku mafaranga kandi ibintu byo kuvuga ngo arashoboye ariko mutamuha kubiraka mumuhe ibiraka mumuhamagare sibyo nomero yanjye iri kuri screen aho ngaho muzajya muyibona munyandikira mbahereze nomero ya Remedy bahuze nawe kugira ngo muhereze ibiraka abone ku mafaranga sibyo nta mpamvu yo kumva umuhanzi nk'uyu arashoboye yarashobotse umwibiraka why not mutamuhereza ibiraka buri weekend tukajya tubona Remedy afite ikiraka buri weekend tukajya tubona Remedy afite igitaramo atangire kwitabira ibitaramo bikomeye mu Rwanda sibyo afite abafana benshi afite abakunzi benshi cyane sibyo Rodi TV rero irahabaye nk'ibisanzwe Rodi TV zahora ihababera kandi umunsi ku munsi murabizi ko tubazanira ibintu bigiye bitandukanye Remedy wakoze cyane bro mwakoze namwe Rodi TV iterambere amahirwe n'imigisha byose bibe iwanyu nta kindi kintu narenzaho ciao kabisa mwakoze cyane